w'Imana nabane namwe. Halo, muraho neza nshuti zanjye. Nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose hobe. Ndabakunda cyane. Wowe ujye ukurikirana Mama Zuru, reka mfate umwanya gushimire nkubwira ngo rwose Imana iguhe umugisha. Tugiye rero ni ya gahunda yacu yo guteka mu cyaro, twibuka ukuntu mu cyaro biba bimeze rwose. Nubwo rimwe na rimwe tuzajya ducishamo tukabazanira n'ibyo mu mujyi kugira ngo abo mu cyaro barye neza bishime. Ni ukuri ndabakunda cyane. Mukomeze mujye munkurikirana. Wowe utarakora subscribe mbabarira uyikore, ni ukore like, comment ndetse utange video hirya no hino ku bashuti bawe bayirebe. Ibyo rwose ubikoze ubu duteye inkunga. Ni ukuri singiye kurondogora, reka mbereka ibintu dufite ariko mbanje kubashimira mbikuye ku mutima pe. Mwebwe munkurikira kandi nureba video ujye uyirangiza nshuti yanjye. Ntabwo iminota 15 20 ari iminota myinshi, ari giye nkora n'iminota 10. Ndumva rero uyirebye ukayirangiza ni ukuri wabunteye inkunga pe. Reka rero mbereke ibikoresho mfite kugira ngo dutegure ifunguro ryacu ry'uyu munsi. Uyu munsi tugiye kubatekera ibyo kurya byitwa ifu y'ubugari bw'ibigori ariko gahunga, ndetse n'amateke ariyo yitwa bwayisi murayabona. Tukabatekera n'ubunyobwa, turaza kubirisha ubunyobwa butetse butogosheje butarimo amavuta rwose. Murabona ibikoresho mfitemo poiro, mfitemo inyanya, mfitemo poivro, mfite ibitunguru by'ibijumba, mfite karoti, ndetse hano hari imbabura n'amazi yamaze kubira. Uburyo ngiye gutekamo rino funguro ni uburyo mutamenyereye hano mu Rwanda. Mu by'ukuri pe nababwiye yuko muri video ishize nababwiye yuko naturanye n'umugande kazi cyangwa se umugande akajya ategura ifunguro rye, ndabibona ndabyiga. Hanyuma rero nanjye ndavuga reka njye bishyira mu bikorwa kuko narabiriye numva birandyoheye. Shuti yanjye umbabarire rero ube hafi rwose dutekane tutegurane rino funguro rwose ntujye kure, kandi wibuke yuko ngukunda no kubundeba nuko nawe unkunda. Mbigushimire rwose mujye mukomeza munkurikirane umunsi ku wundi, nanjye nzajya nkomeza mbaho ibyiza, mbaho ibyo kurya biryoshye, maze uko nzajya mbikwereka gutya nawe uzajya ugira gute ubitegura. Dutegure rero ibikoresho byacu. Udukaroti nkata duto duto kugira ngo tuze gushya neza rwose, mbese tuze gushya tutagoranye. Mwibuke ko ntajya nshyiramo amavuta. Banza ntacyo. Nshuti zanjye murabona yuko rero ngiye gusonga kano gahunga mbere yuko nkashyira mu makoma no kugafunga kwa kundi nyine mu isafuriya. No kubanza nkagasonga kamara kwegerana ngagakuramo katagize gute kadahiye, nkahita ngafunga mu makoma. Yes, ntimujye kure mukomeze tubane. Ngiye kudahanura, amazi ni menshi, babyita kudahanura. Yesu wenda yamenya aho
narangiza ashyiremo ifu. Bantu banje, ubu murabona ko hageze rero ko duteka bwa bunyobwa bwacu butogosheje nk'uko nabibabwiye. Yes, ibikoresho byacu ngibi. Nimara gushyiramo ubu bunyobwa muri aka gasafuriya n'ibirungo nabihuje, ndahita mfata n'aka gahunga nasonze ngashyire hano mu ikoma ngafunge. Ubwo ndaza kubereka maze kubifunga maze kubishyira mu isafuriya. Aho ndi bubitekere rero ni ahangaha, ni hano. Aha murabizi ko iyo umuntu amaze guteka bino birere, iyo umuntu abitekeyemo bikiri bizima na bya bitumba biri mu isafuriya, ntabwo tubihindura, tubigumishamo gutya, noneho tukazabitekeraho ibindi hageze. Ubwo rero muraza kubibona maze kubifungamo. Yes, ntimujye kure, dukomeze tubane muri gahunda yose. Mubonye ko agahunga kanye ngakuye hano mu isafuriya ngashyize ku ikoma, igikurikiraho ni ugufunga. Mubibonye ni ugufunga. Nagakoye hano kadahiye, kumva burangiye kugafunga. Mwabibonye ko ifunguro ryacu rihiye. Amateke yahiye neza pe. Wow, asa neza cyane. Ayibonye. Ngakagera nagafunze nakihanangirije. Ayibonye kahiye neza we. Ya nshuti zanjye, murabona ko gufungura hano rwose byari intambara ariko biba bishyushye cyane cyane. Buriya za mboga ziri hariya munsi, mu by'ukuri rwose ikiza gukurikiraho ni ukuzikuraho, ubundi tukarura tukarya tukaryoherwa. Gusa uko byarangiye muzayibona muri video itaha, naho niho muzabibona.
mwakoze kubana nanjye. Umuntu wese unkunda, umuntu unkurikira, ni ukuri ngusabiye umugisha kandi rwose mbona ko uri umuterankunga wanjye. Bye bye, naho ubutaha.